Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho bigomeje kubera intambara igomeje kubica bigacika mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Umukunzi w'akadasohoka wa Rwanda 24 News TV nguhaye ikaze nakwifurije amahoro y'Imana. Twamaze kugera muri studio tukuzana amakuru agezweho kuri iki cyumweru cya tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 turaza kubyinjiramo ku buryo bukomeye cyane. Tuhera mu bice bigiye bitandukanye biri kuberamo imirwano. Gusa turanza kwikoze Butembo tukubwire ko igisirikare cya FARDC gikomeje kwarunda ibitwaro biremereye cyane ku buryo bukomeye cyane. Tunakubwira ko igisirikare cya SADC FARDC wazirinde FDL bongeye kwiyambaza igisirikare cya MONUSCO nyuma y'imirwano ikomeye cyane bakomeza bareba babona bari gutsindwa ku buryo bukomeye cyane. Kandi ubundi banze gusaba ukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri amakuru ya Rwanda 24 News TV, umuyoboro n'ubundi kugezaho amakuru abagizwe kandi amakuru aba agize arimo avuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukanitsa ku ntambara igomeje kubica bigacika mu burasirazuba, niko tugenda tubikora ndetse tukajya no mu karere hose tukareba no mu isosi tukareba uko byifashe ndetse tukabyinjiramo tukanabisesengura ku buryo bukomeye cyane mukamenya isi y'amakuru, dore ko twinjira muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano byose tubigarukaho. Ariko n'utu dutangira n'ino nkuru ya mbere irimo itugeraho ni umujyi wa Butembo, umujyi ukomeye cyane uri muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi wa Butembo ko wakabaye kose iminsi yari imaze kuba myinshi nta mirwano ihumvikane, gusa kuri ubu ngubu abasirikare ba FARDC n'imitwaro biremereye byamaze gutangira kuhagezwa ndetse bakomeje kwitabara ku buryo bukomeye cyane bareba ko bafata uyu mujyi bakawukontorora ku buryo budasanzwe, dore ko ingabo za Veterans zigomeje kugenda zibacanaho umuriro. Uyu mujyi wa Butembo ni umujyi ubarizwamo ubucuruzi bukomeye by'umwihariko ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, ukaba ari umwe mu mijyi ikomeye cyane ku buryo budasanzwe. Uyu mujyi nawo bitewe n'uko Veterans igenda yotota imijyi igiye itandukanye iri muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma rero kubona ko Veterans igenda yototera nyine ku buryo bukomeye kandi ku buryo butanasanzwe, niyo mpamvu bavuze ati uyu mujyi wa Butembo urimo abasirikare bacu bakeya abaringaniye, reka tuhashyire izindi ntwaro zikomeye ko Veterans bamaze kubona ko nta mikino ndetse no gushaka gufata ibice bigiye bitandukanye. Urumva imijyi yose irimo igenda yotera, rero FARDC yamaze kuhapanga ibitwaro byinshi ubyumve ngo hapanze ibitwaro byinshi, hapanga abasirikare benshi ivuga ati twitegure n'ubundi n'imirwano ikomeye niyo Veterans igomeje kugenda n'ubundi ifata ibice bigiye bitandukanye. Rero tutiteguye mbere y'igihe ngo turebe ko twagira icyo dukora kugira ngo uyu mujyi wa Butembo nawo tugumane. Urumva nawo turamaze tuwutakaje, umujyi wa Butembo ukomeye ku rwego ruri hejuru ukorerwamo ubucuruzi bukomeye mu y'agaciro, niho abarizwa menshi ntagenda acururizwa ndetse no hafi ngaho no haba ibirombo bigiye bitandukanye bicukugwamo ano mabuye. Urumva kuba FARDC avuga ati nituramuka dutakaje uyu mujyi ni ikibazo gikomeye cyane. Kuri ubu naho hamaze gushyirwa ibindi bitwaro n'amafoto yagaragaye muri kino gitondo igisirikare cya FARDC kiri kwajyana abasirikare benshi ndetse n'ibitwaro avuga ati turebe ko twagomeza gucunga uyu mujyi kuko abasirikare bacu bari bake. Urumva ko Veterans itangira kugaba ibitero byaza kugorana cyane. Kuri ubu rero urumva ko imibare yamaze kugenda ihinduka ku gisirikare cya Veterans nyuma yo kubona ayo makuru ndetse kikanamenya ko FARDC yongeye kujyana ibindi bitwaro bigiye biremereye muri bino bice bya Butembo ndetse uyu mujyi nawo bashaka kufata. Kandi Veterans yavuze ko ino mijyi yose iri muri Kivu y'Amajyaruguru banza kwifata kugira ngo iyi control mu bijyanye n'ubushobozi n'amafaranga ndetse n'umutekano wongere, dore ko abaturage bavuga ko aho Veterans ikora ndetse n'abasirikare ba FARDC urumva ari ikibazo kiba agikomeye ku buryo bukomeye cyane kandi biba bisa naho bitandukanye ku rwego ruri hejuru. Bavuga ati imijyi yose reka tuze tuyifata. Rero FARDC yabonye ko bitazajya kuyihorera mu gihe cyose imirwano yaba itangiye muri uno mujyi wa Butembo. Abasirikare ba Veterans ari benshi kandi nta ngabo nyinshi za FARDC zaba ziravuga ati tuze tundi abasirikare n'ubundi dore mu bindi bice twagiye dutsindwa byuze dufate imijyi byibuze mike naho tube tuyifite turi kuyikontorora, kuko n'ubundi imijyi myinshi reba Kanyabanyonga merewe nabi, Sake nuko za Murambi bose bagiye bakutwara. Bavuga ati reka tuzana abasirikare hafi ya bose, bamwe tubashyire gumari tubashyire muri umujyi wa Butembo twemeze kuba tufite turi kukotora, kuko n'ubundi byadufasha kubera ko n'ubundi bano basirikare bacu abo ba FARDC bakomeje gutsindwa nitumara kubegeranya ndetse n'ibitwaro byose tukabirundira ahantu hamwe uyu mujyi wa Butembo bizagurana. Mu gihe n'undi tunabibona ko birimo bigwana ko uyu mujyi wa Butembo ukurikije ibitwaro byahagejejwe bakurikiza abasirikare bamaze kwinjizwa. Kuba Veterans yabango tugiye kwata ku mujyi wa Butembo nayo byaza kuyigora, byahise ubundi buhanga buhambaye ndetse n'abasirikare benshi n'ibikoresho biri ku rwego hejuru, kuko ukurikije ibyagiye bihajyanwa ukageranya n'ibyo Veterans igaragaza ku mirongo y'urugamba ntago wabigeranya ko FARDC ubundi ifite ibitwaro byinshi, ifite n'abasirikare benshi. Kuba rero uyu mujyi tugiye niyo mpamvu ubona umujyi wagomba udapfa guhita ufatwa n'igisirikare cya Veterans, ntago kuwufata byabura kuko hari abasirikare benshi ba FARDC n'ibikoresho byinshi. Rero ni Butembo nayo niko byagenze, hashyizwe abasirikare benshi, hashyirwa intwaro nyinshi iza M23 zo urumva ziraciritse ugereranije n'iza FARDC. Uyu mujyi wa Butembo mu minsi iraza kuza niba M23 biza gutinyuka ikaza hakuwatika turaza kuba turi
bikurikirana byose uko byakabaye turaza kuba tubibagezaho. Gusa icyo twagura ni iki ngiki, nuko uyu mujyi wa Butembo wamaze kugezwaho abasirikare benshi bafaditse n'ibitwaro byinshi, bavuga ati umujyi tugameze tucure, dore ko M23 irimo utotera imijyi igiye itandukanye, ariko kuba ni Butembo ariko utoterwa n'ingabo za M23 urumva n'ubu ntabwo cyaba ari igitangaza. Rero bavuze ati reka dutabare hakiri kare, tuhashyira abasirikare benshi bazafatanya n'abari bahasanzwe kugira ngo bagomeze kurwana ndetse no bagomeza kuresista ndetse no gufasha abandi basirikare. Kurumva M23 iramutse yagagira abasirikare bake byaza kugorana kugira ngo batange backup mbere yuko M23 bitarafata uyu mujyi. Urumva M23 imaze gufata uyu mujyi cyangwa se igiye kwatwibaza gufunga imihanda. FARDC yavuze ati turamutse tuzahoreje abasirikare bikiri kare, M23 ikamara gufata imihanda irayiboroka, tubone uko tuhageze ibitwaro ndetse n'ibajya kwita abasirikare bacu bakubite ku rwego ruhambaye kandi ku rwego runateye ubwoba. Ariko inkuru tuyivuga twerekeze kuri ino nkuru yindi ivuga ko abasirikare ba M23 abongeye guhura n'ikibazo gikomeye cyane, bongeye guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ese biri guterwa n'iki kibazo? Ntago ari ukuvuga ngo nuko bishwe cyangwa se bagize n'iki, ahubwo bamaze kubona ko igisirikare cya SADC cyongeye kwiyambaza MONUSCO. Kurumva ni ibintu bigora cyane ku ruhande rwa M23, niyo mpamvu dore M23 yahuye n'ibibazo ndetse yanakiye n'amakuru atari meza kuba MONUSCO yongeye gusabwa na FARDC ko baza gufatanya. Urumva igisirikare cya FARDC cyamaze kubona ko kiri gutsindwa ku buryo bukomeye cyane kandi ku buryo bunagoranye, avuga ati reka twiyambaze igisirikare cya MONUSCO. Urumva hasikara abasirikare bakeya ba MONUSCO nibo bakeya, abandi bagenda batahuka, bavuga ati reka tubiyambaze turebe ko twagirana amasezerano byuze badufasha, wenda bashobora kutaza kumera ngo ariko wenda badusigire intwaro zimwe na zimwe ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe. Urumva ko ku ruhande rwa M23 ni umwanzi wakiriye ibindi bikoresho ndetse arimo ashaka n'ubundi bufasha ku ruhande. Urumva bizagorana cyane ku buryo iyi MONUSCO yabitanze bino bitwaro byayo ikaza azino ngabo za M23. Urumva ko ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye ku ruhande rwa M23. Gusa none M23 ivuga ko n'undi ni nyakamwe ikomeza kugenda yo yirwanaho n'uburenganzira ibishaka, ariko nabyo biragorana kuko urumva kuba abanzi bagenda baguza abandi basirikare bakabona izindi ntwaro kandi rwa M23. Gusa n'ubundi bino bitwaro byose ku mirongo y'urugamba M23 igenda bifata hirya no hino, igenda bifata ikabigaruka no kundi geranyije. FARDC ifite ibikoresho byinshi mu nshembe gusubiramo, FARDC ifite ibikoresho byinshi, ahubwo ikibazo cy'imirwanire no gutegura ibijyanye no kurwana nicyo kigomeza kubasonga ndetse no kubabangamira, kuko urumva M23 ifite abasirikare bake n'ibikoresho bike, ariko ku bijyanye n'urugamba noneho biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru abaturage ba M23 niho abasirikare M23 niho baturuka hafi ya bose, baturuka Masisi bagaturuka Rucuruzi Kanyonyonga, niho bagiye bava baza mu gisirikare. Kuba rero waza uje kubagaba igitero bamaze imyaka ari imyaka, kurumva umusirikare maze imyaka igera muri 30 abarizwa kuri ubwo butaka, abazinzira z'ibisekuruza byose no kuvuga ati buno butaka n'ubundi kubutakaza nta kintu na kimwe twaba turi gukora. Niyo mpamvu yumva tugomeza kugenda irwana ku buryo bukomeye cyane kandi gafata n'ibice bigiye bitandukanye, binatandukanye cyane n'igisirikare cya FARDC, SADC ndetse n'abasirikare babo. Nibo baravuga ati nta kazi turimo ni ukurwana, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukurwana uburenganzira bwacu, ntabwo ari ukuvuga ngo ukurwana n'umwanzi urimo ushaka gufata igihugu. Wapi aravuga ati twe n'ubwicanyi tujemo, nta mafaranga duhabwa, ukwezi nikurangira bazaduhemba twakoresheje intwaro nyinshi twarwanye ku buryo butarenze cyane kubona twajya kuhasiga ubuzima. Niyo mpamvu usanga igisirikare cya M23 kiri kurwana cyo kikarwana inkunda kivuga ati twe n'uburenganzira bwacu turi kurwanira. Ku ruhande rwa FARDC iravuga ati noneho nk'abacanshuro bo bavuga ati nta mafaranga kwezi yo gushize baraduhemba. Ndetse nk'igihugu cy'u Burundi abasirikare babo umushahara bawahagaritse. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko kubera ko nta myanya ndetse nta n'ikintu barimo bakora, nta bice bari gufata, niyo mpamvu imishahara yabo yahagaritswe. Ariko abandi bacanshuro nka SADC iravuga ati twebwe nta ukwezi kwashira bataraduhemba, agomba kutugeraho mbere. Umva kurwana turarwana nyine uko ducoye, bigaragaza ko turi ku mirongo y'urugamba, ariko nta kwitanyagura cyane ngo tujye kwishora mu maraso atsinda kumeneka ndetse tunasige n'ubuzima. Niyo mpamvu usanga igisirikare cy'M23 kiri kubatsinda noneho benshi batangiye gusobanukirwa, kandi ubonye ko benshi batangiye ku ruhande rwa FARDC abenshi bamaze imyaka igera kuri 2 ku mirongo y'urugamba nta kubasimbuza. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu bakomeza kuvuga ati twebwe tumaze kunanirwa ku mirongo y'urugamba, turi gutsindwa. No basigaye banabyemera no ko mu minsi yashize batangaje ko batsinzwe ku buryo bukomeye, batangaza ko batakaje abasirikare. None no muri Afrika y'Epfo nabo byarageze bavuga ati twatakaje abasirikare, no kumenyesha abaturage ati mwihangane, M23 igomeje kudukoramo akazi, igomeje kudukora mu nda. Ariko nanone ku ruhande rwabo nabo wabumva kuko M23 yo irimo irarwanira byinshi, irimo irarwanira uburenganzira bwayo, irimo irarwanira umutekano, irarwanira kutava ku butaka bwayo. Byose rero nibyo M23 igomeza kugenda ishyira hamwe ikabona n'imbaraga, avuga ati ukuri kwacu kugomba gutsinda, tugomeza kurwana ku buryo bukomeye cyane kugira ngo turebe ko hari byinshi twahagarika. Uno bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bacu twabuhagarika, dore ko abanyamurenge bakomeje kubagamira mu bice bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu na M23 igabitira mu bice bigiye bitandukanye. Irimo igabitira avuga ati twe tugiye kugabitira. None ikintu isigaye M23 isigaye yarakoze
yakoze ntabwo ruvuga ngo ibitero ngo hirya no hino, yamaze gukora ikintu kimeze nk'isheni. Avuga ati tugiye gukora ikintu kimeze nk'isheni, tujye twatakira ku murongo, wenda dufate kano gace tukurikizeho kano, dufunge tubanire ku mihanda ndetse tubanire no ku misozi, kugira ngo igisirikare cya FARDC kiye kiza kidusanga ku mupaka ndana bari kidusanga no cyane gifata bino bice byose, ugakata Masisi, ugakata Rucuru, Nyiragongo, ugakata urumva na Butembo, ugakata na Nyiragongo, ugakata na Virunga, hose mo barakatavuga ati twe tubanze dukate ku muhanda dufunge, kugira ngo tubanze tubane kino gisirikare cya FARDC kiye kibura ahantu kinjira kiza gutera mu baturage b'abanyamurenge batuye muri bino bice. Niyo mpamvu ubona M23 irimo igenda ifunga hose, ifunga yongera ifunga kugira ngo ivuga ati n'uburenganzira bwacu turi kurwanya kandi tugomba kubugeraho ko byagenda kose, no dufunga abaturage b'abanyamurenge hafi ya dore ko banafite gahunda yo kuvuga ati nitumara gufunga bino bice byose twabifunze tukabona uko ducyura impunzi. Dore ko ari gahunda nyamukuru bafite kuvuga ati twe turashaka kubanza kurwana tubona ibice bigiye bitandukanye kandi binagutse tuzashyiramo abaturage bacu tugiye gucyura. Dore ko mu Rwanda hari ibihumbi bigera ku ijana, M23 ifite gahunda yo gucyura, harabahungiye imbere mu gihugu n'abakoza muri Uganda ukasanga ibihumbi 100. Nibyo byose M23 tugomba gukora uko dushoboye kose tugafata bino bice kandi tugacyura bano baturage bacu bose nk'uko byakabaye. Reka iyi nkuru tureka ngo turekeze mu mujyi wa Goma, turese mu mujyi wa Goma bimeze bite. Murabizi ko ku munsi w'ejo aribwo amakuru agiraga avuga ko FARDC yagomeje kuhapanga ibindi bitwaro bigiye bitandukanye ndetse n'abasirikare, nako tubura ko M23 yari iri mu nkengero ndani z'uwo mujyi, ndetse kanabwiye ko hari agace kabanza M23 yafashe muri no mujyi wa Goma hafi neza n'umujyi wa Goma. Kuri ubu M23 nyuma yo gufata ku gace yaragomeje rasunika yegera imbere neza. Ubu abasirikare ba M23 n'abasirikare ba FARDC bari kurebana umwe kuri umwe, ni rudende n'ugukoma rudende, bagahita batangira kurasana. Gusa ikibazo gihari nyamukuru nuko M23 ifite impungenge z'uko abasirikare ba FARDC bajyanye ibitwaro mu nkambi. Baravuga ati niba bashaka kuzaturasa turi mu nkambi bakaroba tunaba, bavuze ati natwe icyo tugiye gukora ni iki ngiki, iyo nkambi yanyu ntabwo tuzahanyura. Bamaze gutegura izindi zavuga ati tuzaturuka muri Nyiragongo ruguru, muri Virunga ruguru, niho tuzaturuka tumanuka tuza kumbi tuzanyura ku kibuga cy'indege tumanuke tuze mu mujyi wa Goma. Pana kuvuga ngo inzira twanyuragamo zino nzira za ruguru, pana kuba bavuga ati twanyuraga hepfo ahari inkambi ya Mugungu. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane byanatumye M23 ihindura umupango nyuma yo kubona ko FARDC yamaze kuhapanga ibitwaro byinshi muri bino bice, kandi urumva ni ingorabahizi kandi byanagorana cyane kuba bagira byinshi bakora. Bafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka dufate indi gahunda tuzamure ibitwaro byacu tunyure ruguru kugira ngo tuze kurwanira ku kibuga cy'indege, dore ko n'ubundi hafi neza ikibuga cy'indege zino hano muri misozi ya Virunga n'ubundi hari abasirikare benshi ba FARDC kugira ngo bakomeze kureba ko bazarwana bamanuka. Gusa uyu mujyi wa Goma ugomeje kuza ibibazo bikomeye cyane, abaturage bamaze gushiramo, abasigayemo bose ni abasirikare ba FARDC. N'abasirikare ba FARDC bamaze kuzana abasirikare benshi ndetse n'ibitwaro bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero urumva umwuka ntago ari mwiza mu mujyi wa Goma. Ruba FARDC yamaze gushyira ibitwaro byayo hafi y'inkambi ya Mugwa. Niyo mpamvu bafite ku munsi w'ejo yamye ibyamagana. Gusa nyuma yo kubona ko nta kindi yakwa ndetse no kubona ko FARDC gahunda ifite ariyo kuvuga ati tuzatubarasa nibadusuze tuvuze ko bamaze kurasa mu baturage kandi M23 myihakana ko itagira sa mu baturage. Niyo mpamvu bamaze guhindura umwanzuro, bakavuga ati reka duhindure umupango twari twateguye urugamba, reka tubihindure tumaze dufate undi mwanzuro duhindure, tuvuga ati tugiye kunyura mu majyaruguru y'umujyi wa Goma kugira ngo turebe ko twakomeza kurwana kandi bitazanabangamira abaturage batuye mu nkambi ya Mugunga, kuko n'ubundi bano baturage batuye mu nkambi ya Mugunga bari bafite impungenge zikomeye ko M23 n'ubundi izaje gufata uwo mujyi bakayirasaho ikabura uko ibasubiza ndetse ubwicanyi bugakomeza ndetse bakanabona uko bafata uno mujyi. N'ubundi nk'uko bisanzwe bimenyere ko igisirikare cya FARDC kikomeza kugenda kibinyuza mu baturage. Niyo mpamvu nyamukuru bano basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashize zino ntwaro muri bino bice bya Mugunga. Kuri ubu M23 amaze guhindura umupango, iravuga ati tugiye kureba andi hantu twanyura. Urumva intambara isa naho yahinduye. M23 umupango yari yapanze wamaze gupfa, biravuga ati biragoranye ntabwo twafata abasirikare bacu ngo tubashore mu muhanda bajye kurwana n'igisirikare cya M23 kandi mu nkambi ya Mugunga hari abaturage benshi naho hashyizwe bino bitwaro bigiye bitandukanye. Gusa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo nabo bamaze kubana bafite abasirikare benshi muri biriya bice bigiye bitandukanye. Biravuga ati tugomba guhangana n'umwanzi M23 n'ubundi yadufatiye mu bice bigiye bitandukanye. Gusa kuri ubu uyu mujyi wa Goma ntabwo dushaka kureka kuko niwo mujyi mukuru wabize muri Kivu y'Amajyaruguru, niho hari icyicaro gikuru cya Kivu y'Amajyaruguru, niho hari icyicaro gikuru cy'ubucuruzi, niwo mujyi ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi. No kuba uyu mujyi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukora ku kiyaga cya Kivu, urumva ni ibintu byiza, ufite ibikorwa bigiye bitandukanye bikorerwa muri no mujyi wa Goma, imisoro ni myinshi. FARDC iravuga ati ntabwo twawutakaza, ni umujyi ukora ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda, kuba twawutakaza M23 igahita wigarura twaba duhombye ku buryo bukomeye cyane. Rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyabo cyagomeje kubana mu bice bigiye bitandukanye. Gusa M23 nayo yavuze ati uyu mujyi wa Goma turawukeneye nk'uko twamye tubitangaza, ntabwo tugomba kuwureka. Ni ikibazo rero gikomeje cyane akuzamuka ndetse no gutera ubwoba abaturage mu bice bagiye baherereyemo bose.
bose bamaze kuvuga ati gahunda ihari iri imbere n'ugunga kuko ubwoba ni bwinshi mu baturage ukurikije ibitwaro bigomeje kugenda bihajyanwa ugakuriza abasirikare bari kuhajya ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukongera igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kihabajyana bavuga ati ibi byose ubikije ukabigiranya ukareba ukuntu gahunda zimeze nuko ari imirwano ikomeye cyane rwose guhura muri bino bice kandi umuriro uraza kwaka ku buryo butebwa. Societe civile ndagomeje vuga ko abaturage bose bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse abana kujya ku mashuri ikibazo gikomeye cyane bitewe n'ibitwaro biri kujyanwa muri no mujyi wa Goma bose bahabye ku buryo buteye ubwoba bitewe nuko uyu mujyi wa Goma abafite ubwoba bwinshi kuko barimo bareba ibitwaro biri kuhasanwa bakongera ko harimo hazanwa wazana ndetse na FDL muri ko minsi yashize yagomeje kugenda bikora ubwicanye muri no mujyi wa Goma abaturage bakomeza guhaba benshi batangiye no kugenda bahunga. Reka n'ubundi dusoreza hano amakuru yacu yakesweho n'ubundi gusa gukanda subscribe comment like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV.